Hello guys, iri soko rya online forex trading ko iminsi ishira indi kaza rigenda rirema amashusho runaka y'ibinyempande atanga ubusobanuro runaka ku traders bafite ubunararibonye mu gihe bashoboye kubona neza ayo mashusho bakayashushanya noneho bagahita babona icyo isoko ririmo kubabwira ubundi bagahita bakora mu mbarutso bagakora sell cyangwa se buy ya currency pairs bashaka inyungu. Alright, what's up my fellow traders? Urakaza neza kuri YouTube channel Icyerekezo Forex Academy, the place where all Rwandan and Burundian traders learned. Muri iyi video ugiye gusobanukirwa neza chart patterns zitwa rectangle chart patterns, flag chart patterns hamwe na wedge chart patterns icyari cyo muri forex trading. Urasobanukirwa neza uko ziba zimeze, unasobanukirwe neza icyo zidufasha mu gihe dukora iyi business ya online forex trading, mu gihe dukora buy na sell ya currency pairs dushaka inyungu. Alright, ngewe ukomeje kukugezaho aya masomo nitwa Bruno Inyase Gakwerere. Ura subscribe na like, unakomeza gusangiza aya masomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye, ukoze share. Reka dutangire twirebere rectangle chart patterns, flag chart patterns hamwe na wedge chart patterns icyari cyo muri forex trading. Alright, isomo rya gatanu igice cya gatandatu. Sobanukirwa neza rectangle chart pattern, flag chart pattern na wedge chart pattern icyari cyo muri forex trading. Ubwo muri make ugiye gusobanukirwa izi chart patterns za rectangle, flag na wedge icyari cyo muri forex trading. Sobanukirwa neza uko ziba zimeze, sobanukirwa neza akamaro kazo nicyo zagufasha muri iyi business mu gihe ukora buy na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Alright, reka duhere kuri rectangle chart pattern rero icyari cyo muri forex trading. Ese rectangle chart pattern ni iki muri forex trading? Rectangle chart pattern ni chart pattern ifite ishusho nk'iy'urukiramende, ibaho ari uko igiciro kigenda hagati y'imirongo ibiri itambitse. Muri make ibaho ari uko igiciro kigenda hagati ya support na resistance. Iyo rectangle chart pattern iyo igaragaye ibishaka kwerekana ko habaye ugutuza ku isoko rikagenda muri sideways, muri make niri trending ngo rizamuke cyangwa se rimanuke. Ushobora kwibaza uti ese rectangle chart pattern irimo kwerekana iki muri forex trading? Aba ari bullish signal cyangwa aba ari bearish signal? Bullish na bearish rectangle chart patterns zose ziba zigaragara kimwe, ariko zitanga signals zitandukanye bitewe naho zagaragaje. Rectangle chart pattern ni continuation chart pattern bitewe naho yagaragaye. Muri make niba uyibonye mu isoko rizamuka, ugomba gukeka ko igiciro gishobora kunyura kuri resistance kigakomeza kikazamuka. Noneho wayibona ku isoko rimanuka, ugomba gukeka ko igiciro gishobora kunyura kuri support kigakomeza kumanuka. Alright, ushobora kwibaza uti ese ni gute nshobora gukora trading rectangle chart pattern mu gihe nyibonye imbere yanjye mu isoko kuri chart ya currency pair iri imbere yanjye? Mbere na mbere ugomba kureba neza icyerekezo isoko ririmo kuganamo. Noneho nkuko nabivuze, icyerekezo cy'isoko gifite nicyo cyerekana cyangwa se gishyiraho niba rectangle chart pattern ubonye imbere yawe niba ari bullish cyangwa se bearish. Niba ubonye mu isoko rizamuka, iyo rectangle chart pattern ibikubwira ko isoko rishobora gukomeza kugana mu cyerekezo kizamuka, hanyuma waba uyibonye mu isoko rimanuka ikaba ikwereka ko isoko rishobora kugana mu cyerekezo kimanuka. Alright, reka turebe ku isoko rizamuka. Ku isoko rizamuka utangira gushaka inturi yo kwinjira mu isoko mu gihe igiciro kinyuze kuri resistance. Ku isoko rizamuka ugakora buy cyangwa se ugategereza ko kibreakinga resistance, noneho kikaza kugaruka kuri resistance kiba cyanyuzeho, ibitangiye gukora nka support. Muri make gikoze retest, ubundi ukareba uko winjira mu isoko ukora buy, ubundi ugafatira inyungu hejuru. Alright, isoko rimanuka utangira gushaka inturi yo kwinjira mu isoko mu gihe igiciro kinyuze kuri support, hanyuma ugakora sell cyangwa se ugategereza ko igiciro kibreakinga support, noneho kikaza kugaruka kuri iyo support kiba cyanyuzeho, ibitangiye gukora nka resistance. Muri make gikoze retest, ubundi ukareba ko wakwinjira mu isoko ukora sell, ubundi ugafatira inyungu hasi. Alright, kuko rectangle chart pattern ibimeze ngira ngo urimo kubibona neza kuri chart.
ya nyayo y'isoko rizamuka. Uno ku isoko ryazamukaga iri muri uptrend, none ryarangiza rikarema rectangle chart pattern, none ryarangiza rigakora breakout igakomeza rikazamuka. Ubu ahangaha ino rectangle chart pattern aba ari bullish rectangle chart pattern. Ushobora gutegereza yuko igiciro kibreakinga ino rectangle ukaba wagurira hano handitse buy here, cyangwa ugategereza ko kizamuka kigakora retest nabwo ugakora buy. Alright, dore indi chart ya rectangle chart pattern ku isoko rimanuka. Ahangaha iba yarakoze nka bearish rectangle chart pattern, nuko isoko ryamanukaga rikamanuka rwose rigezaho iragirema. Muri make ni nko gupozinga cyangwa gutuza ku isoko rigira ngo rifate icyerekezo, rikomeze mu cyerekezo. None urabona ukuntu byayiremye, byamara kwirema ryarangiza ikabreakinga, ryamara kubreakinga rwose rigakora na retest rikazamuka, rikaritestinga support bitangiye gukora nka resistance, igiciro kigeta cyo gikomeza kikamanuka. Yango urimo kubibona kuri na chart. Ushobora kwinjira kirimo gukora breakout cyangwa ukareka igiciro kigakora breakout kikaza kuri testinga kuri support bitangiye gukora nka resistance, ubundi ugakora sell. Alright, so guys, twagiye ku yindi chart pattern yitwa flag chart pattern. Ese flag chart pattern ni iki muri forex trading? Flag chart pattern ni chart pattern imeze nk'idarapo cyangwa se ibendera. Muri make iba ifite ishusho ya rectangle chart pattern iberamye mu buryo butandukanye n'ubwo icyerekezo cy'isoko irimo kuganamo. Alright, ukuvuga flag chart pattern ni chart pattern ihengamira mu cyerekezo gitandukanye n'ikisoko riganamo. Nimba isoko rizamuka, iyo flag chart pattern yo ibigana hasi. Flag chart pattern ni continuation chart pattern, iyo ibonye mu isoko rizamuka, isoko rirakomeza rikazamuka. No wayibona mu isoko rimanuka, isoko rigakomeza rikamanuka. Flag chart pattern ibaho mu gihe isoko rigende hagati ya support na resistance ziri parallel, muri make ziteganye, zihengamye, zigenda ziri parallel, muri make zidashobora guhura. Zishobora kuba zigana hejuru cyangwa se zikaba zigana hasi, noneho isoko ikaza gukora breakout mu cyerekezo kiri opposite n'icyo izo trend line zikora na support na resistance zaganagamo. Muri flag chart pattern dusangamo chart patterns ebyiri arizo bullish flag chart pattern hamwe na bearish flag chart pattern. Ubwo muri make hari yigaragara ikabiguha sigino yuko isoko rigiye kuzamuka, noneho hakaba niyigaragara ikabiguha sinyale yuko isoko rigiye kumanuka. Alright, tukabire kuri bullish flag chart pattern turebe cyari cyo. Ese bullish flag chart pattern ni iki muri forex trading? Bullish flag chart pattern ni chart pattern ikunda kugaragara mu isoko rizamuka, ibigizwe n'imirongo ibiri iteganye imanuka, noneho nyuma igiciro kikaza gukora breakout kuri trend line ibikora nka resistance kikazamuka, kikaba kikwereka ko ukuzamuka gushasha ku isoko gutangiye. Ushobora kwibaza uti ese ni gute nshobora gukora trading bullish flag chart pattern? Utegereza yuko igiciro gikora breakout kikazamuka ukinjira ugakora buy, cyangwa se ugategereza ko gikora breakout noneho kikaza gukora retesting aho kiba cyaturutse, ubundi ukinjira ukora buy. Alright, ngira ngo urimo kubibona neza kuri no chart ukuntu isoko ryazamukaga rikaza kurema bullish flag chart pattern, kikaza gukora breakout noneho kikakomeza kikazamuka muri uptrend. Ngira ngo urimo kubibona neza kuri no chart y'isoko uko bullish flag chart pattern ibimeze n'uburyo yatanze sigino ya buy, nuko isoko ryazamukaga rikazamuka, noneho ikaza gukora bullish flag chart pattern ikaza kuba broken, isoko rigakomeza muri uptrend. Muri make bullish flag chart pattern aba ari nka pullback ifite ishusho y'idarapo isoko riremo. Alright, tujye kuri bearish flag chart pattern turebe yariyo. Ese bearish flag chart pattern ni iki muri forex trading? Bearish flag chart pattern ni chart pattern ikunda kugaragara mu isoko rimanuka, ibigizwe n'imirongo ibiri iteganye izamuka, noneho nyuma igiciro kikaza gukora breakout kuri upward trend line ikora nka support, kikaba kikwereka ko ukumanuka gushasha ku isoko gutangiye. Ushobora kwibaza uti ese ni gute nshobora gukora trading bearish flag chart pattern? Utegereza ko igiciro gikora breakout kikamanuka kinyuze kuri
upward trend line yakoraga nka support ukinjira, cyangwa se ugategereza yuko gikora breakout kikaza gukora retest nanone kuri iyo upward trend line ikora nka support aho kiba cyaturutse, ubundi nabwo ukinjira ukora sell ubanjije kureba yuko ashobora kugaragara zimwe muri za bearish reversal candlesticks nabigishije. Alright, so guys, twakomeje ku yindi chart pattern yitwa wedge chart pattern. Ushobora kwibaza uti ese wedge chart pattern ni iki muri forex trading? Wedge chart pattern ni chart pattern ifite ishusho ya cya gihato abantu basatura ibiti bakoresha kugira ngo basature igiti neza. Muri wedge chart pattern dusangamo chart pattern ebyiri arizo bullish wedge chart pattern izwi nka falling wedge chart pattern hamwe na bearish wedge chart pattern izwi nka rising wedge chart pattern. Reka turebe bullish wedge chart pattern icyari cyo muri forex trading. Ese bullish wedge chart pattern ni iki muri forex trading? Bullish wedge chart pattern ni chart pattern ifite ishusho ya cya gihato abantu basatura ibiti bakoresha, noneho iyo shusho ikaba isa nigana hasi. Bullish wedge chart pattern ikunda kugaragara mu isoko rizamuka ariko ikagaragara ari uko igiciro cyabanje gusa n'ikimanuka, noneho iyo igaragaye ibikwereka ko hagiye kubaho reversal ku isoko ryasaga nkaho rimanuka cyangwa se rikora pullback rikaba rigiye kuzamuka. None bullish wedge chart pattern nkuko nabivuze izwi ku izina rya falling wedge chart pattern. Iyo ubonye falling wedge chart pattern igaragaye mu isoko, uba ugomba guteganya ko igiciro gishobora kunyura cyangwa se kubreakinga kuri trend line imanuka yakoraga nka resistance kikazamuka. Alright, yango urimo kubibona neza kuri bullish wedge chart pattern cyangwa se falling wedge chart pattern uburyo ibimeze kuri chart y'isoko. Ubona ukuntu isoko ryazamukaga rizamuka none ryarangiza rikarema, bullish wedge chart pattern ryamara kwirema akaba breakout, none isoko rikaritestinga rwose kuri trend line imanuka, ryamara kuritestinga rigahita rikubita rikabangura rikajya muri uptrend. Alright, indi chart byerekana neza uburyo isoko ryamanutse riramanuka harangije haba breakout ku mpera yaciye falling wedge chart pattern, isoko rigana muri uptrend. Alright, reka turebe bearish wedge chart pattern icyari cyo muri forex trading. Ese bearish wedge chart pattern ni iki muri forex trading? Bearish wedge chart pattern ni chart pattern ifite ishusho ya cya gihato abantu basatura ibiti bakoresha, noneho iyo shusho ikaba isa nigana hejuru. Bearish wedge chart pattern ikunda kugaragara mu isoko rimanuka ariko ikagaragara ari uko igiciro cyabanje gusa n'ikizamuka, muri make gikora pullback, noneho iyo igaragaye bikwereka ko hagiye kubaho reversal ku isoko ryari riri muri pullback cyangwa se ryazamukaga rikaba rigiye kumanuka. Nanone bearish wedge chart pattern nkuko nabivuze izwi ku izina rya rising wedge chart pattern. Iyo ubonye rising wedge chart pattern igaragaye mu isoko, ugomba guteganya ko igiciro gishobora kunyura cyangwa se kubreakinga kuri trend line yakoraga nka support kikamanuka. Aho hahita haboneka uburyo bwiza bwo kugurisha isoko cyangwa se gukora sell. Alright, kugira ngo urimo kubibona neza uko bearish wedge chart pattern cyangwa se rising wedge chart pattern bimeze kuri chart y'isoko, tugendeye kuri iyi chart ya Euro USD kuri time frame y'umunsi. Urabona ukuntu isoko ryari riri muri down trend imbere, noneho hagahita habaho pullback irema iyi rising wedge chart pattern, isoko rirangije ihita ribreakinga upward trend line yakoraga nka support, igiciro kiramanuka hasi. Hano ukuntu hano rising wedge chart pattern yahise ikora rwose nka bearish reversal chart pattern, igiciro cyarabreakinze gisa nk'igisubirayo kirangije kiramanuka rwose. Yango urimo kubibona neza hano. Ushobora kwibaza uti ese ni gute nshobora gukora trading wedge chart pattern? Kuri bullish wedge chart pattern cyangwa se falling wedge chart pattern winjira mu isoko ukora buy ari uko igiciro kinyuze cyangwa se kibreakinze trend line imanuka ubikora nka resistance, kibreakinze nyine kigahita kigira gute kizamuka. Noneho kuri bearish wedge chart pattern cyangwa se rising wedge chart pattern winjira mu isoko ukora sell ari uko igiciro kinyuze kuri trend line izamuka ibikora nka support, ubundi ugasetinga neza stop loss zawe hamwe na take profit zawe ugendeye kuri risk to reward ratios zawe, ubundi ukareka isoko rigakora ibyaryo. Alright,
So guys, ikindi nakongeraho kuri bullish wedge chart pattern cyangwa se falling wedge chart pattern, iyo uyibonye mu isoko rimanuka ugomba guteganya ko isoko rimanuka bigiye guhindura icyerekezo ubundi rikaba ryazamuka. Muri make abari bullish reversal signal mu gihe iyo igaragaye mu isoko rizamuka iba yerekana ko isoko ryazamukaga rigiye gukomeza kuzamuka. Alright, hanyuma iyo ubonye bearish wedge chart pattern cyangwa se rising wedge chart pattern mu isoko rizamuka uba ugomba guteganya ko isoko ryazamukaga rigiye guhindura icyerekezo ubundi rikamanuka. Muri make abari bearish reversal signal mu gihe iyo igaragaye mu isoko imanuka iba yerekana ko isoko ryamanukaga rigiye gukomeza kumanuka. Muri make kubanza kureba no gusobanukirwa neza icyerekezo isoko rifite mbere yuko ugendera kuri izi chart patterns ni iby'ingirakamaro kugira ngo usobanukirwe neza signal ziba zirimo kukwereka. Alright, so guys, ngendeye kuba tugeze ubu nonaha ndakeka warasobanukiwe neza chart patterns icyari cyo, ndakeka warasobanukiwe neza reversal na continuation chart patterns icyari cyo. Muri make ndakeka warasobanukiwe neza zimwe muri chart patterns zigaragara isoko rigahindura icyerekezo cyangwa se izigaragara isoko rigakomeza rikagana mu cyerekezo yaganagamo. Alright, ndakeka warasobanukiwe neza triangle chart patterns icyari cyo nicyo zagufasha mu gihe uri muri iri soko. Ndakeka kugeza ubu warasobanukiwe neza double top na double bottom hamwe na triple top na triple bottom icyari cyo nicyo zagufasha mu gihe uri muri iri soko. Ndakeka kugeza ubu warasobanukiwe neza head and shoulders hamwe na inverse head and shoulders chart patterns icyari cyo nicyo zagufasha mu gihe uri muri iri soko. Ndakeka kugeza ubu ngubu ubashije kumva neza rectangle chart patterns icyari cyo, flag chart patterns icyari cyo hamwe na wedge chart patterns icyari cyo nicyo zagufasha mu gihe uri muri iri soko. Alright, ndakeka muri make izo chart patterns zose maze kuvuga nizo navuze mbere warabashije kuzumva neza ukabasha gusobanukirwa neza aho zikunda kugaragara mu isoko kandi ukaba unasobanukiwe neza na signals ziba zirimo kukwereka mu gihe wazibonye. Alright, so guys, ikosa rya mbere nk'umutrader ugomba kwirinda ni ukutagira amategeko cyangwa se amahame ngenderwaho atuma winjiza trade zawe muri iri soko, cyangwa se waba uyafite ntuyagendereho cyangwa se ntuyakurikize. Ibyo ugomba kubyirinda. Niba udafite rules cyangwa se amategeko yanditse ugenderaho kugira ngo winjize trades zawe mu isoko, buri kimwe cyose uba ukoze hano aba ari ikosa. Niba kugeza ubu ngubu wiyita umutrader ukaba utazi icyo ushaka, ukaba utazi setups zawe muri iri soko, ukaba utazi pips ugomba gushyira muri risk no muri take profit, ukaba utazi payers ukorera trading, ukaba utazi time frames ugomba kwemerezamo ko ugomba kwinjira mu isoko, ukaba utanazi session ugomba gukoreramo trading, ukaba utazi amakuru y'ubukungu ya affecting cyangwa se ashobora guhindura currencies ziri muri currency pairs ukorera trading, kuba muri make utazi guhuza ibyo byose maze kuvuga mbere yuko winjira muri iri soko, ntago uraba umutrader ahubwo urimo gushaka kuba umutrader. Ugomba kubanza kwitoza gushyira mu murongo ibyo byose maze kuvuga mbere yuko wiyita umutrader. Alright, so guys, niba wumva witeguye kwiga iyi business ukaba wumva ushaka ko twakwigisha aya masomo yose mu gihe kingana n'umwaka tugukurikirana umunsi ku wundi ku giti cyawe bidasabye ko wigira hano YouTube, waduhamagara kuri iyi nimero uteranya 250 782 44 ubundi tukakubwira uko porogaramu y'amasomo ibimeze mu gihe kingana n'umwaka, ubundi tugahera ruhande tukakwigisha amasomo yose ya online forex trading, tuguhana mentorship kugeza tugufashije kubaka strategy ya trading plan hamwe na psychology ya nyayo izagufasha kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Aho waba uri hose ku isi, ayo masomo yose twakwigisha nta kibazo dukoresheje leverage of technology cyangwa se ikoresha bubasha ya technology nta kibazo. Muri iki kinyejana cya 21 tugezemo, hano hanze hari ubumenyi burimo amafaranga atari muri porogaramu y'imishahara, cyangwa se ubumenyi butagusaba ko urwanira kuzamurwa mu nzego kugira ngo wumve unyuzwe n'umushahara uhembwa,
kandi ubwo bumenyi ukaba wabukoresha aho waba uri hose ku isi ukabubyaza umusaruro nta kibazo. Alright, njye nizera ko kwiga no gukora muri iki kinyejana cya 21 isi igezemo atari ukuva hamwe ujya kwigira cyangwa se ujya gukorera ahandi gusa byonyine. Nizera ko wakwigira ndetse ukanakorera aho waba uri hose ku isi, upfa kuba ubasha kugira access cyangwa se gukora kuri computer, smartphone no kubona internet, kandi ukaba ufite ubushake bwo kwiga, ukaba unafite uwakwigisha gusa nta kindi. Alright, icyerekezo Forex Academy duha ubumenyi abahinduka aba traders ba nyabo bagira inararibonye, ubundi bakabasha kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Twe ntabwo duha ubumenyi abahinduka abakinnyi b'urusimbi muri iyi business. Ati icyerekezo Forex Academy, we train and coach those who become real professional traders. We don't train and coach those who become gamblers. Right? So guys, waba waramaze gufungura account yawe ya trading kuri Buraka Wizewe, reba none muri description cyangwa se muri comments bahita wasanga link ya Buraka Wizewe, ubundi ufungura account yawe ya trading utangire ukore trading nta kibazo. Niba udasobanukiwe neza uko wafungura account yawe ya trading, urahasanga link ya video igusobanura neza uko wafungura account yawe ya trading mu Kinyarwanda. Urabona neza uko wafungura Rio cyangwa se live account, uranabona neza uko wafungura demo account, ndetse unasobanukirwe neza uko wakora deposit na withdraw y'amafaranga yawe. Uranabona neza uburyo bwinshi butandukanye wakoramo icyo gikorwa cyo gushira no gukura amafaranga yawe kuri account yawe ya trading, harimo MTN Mobile Money hamwe na Airtel Money. Alright, subscribe na like, unakomeza gusangiza aya masomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye, ukoze share. Reka twongere duhure muri indi somo rikurikira, gukomeza gusobanukirwa no kureba kure, nibikomeze bibane nawe. Bye bye.